murakoze cyane buriya ndagira ngo mbanze mbwire abantu bakurikirana Mario Media TV hari intuze ikintu kijyanye no gutahira ndetse no kuvuga amazina y'ibintu. Burya hari uburyo utangira uvuga amahamba akaba n'uburyo wamamuka uvuga amazina y'inka. Ni ibintu bitandukanye. Burya mu mahamba nigeze kukubwira ko nakundaga kureba iby'itorero. Ndavuga ngo n'ubundi amahamba yanjye nzajya nyakura mu bintu bijyanye n'itorero. Bya ADPR ni itorero rikunda ibintu ibijemo Imana cyane. Ndaza kugushyiraho umubangutso kugira ngo ngire bwango namamuke nze guha mikoro n'abandi. Ariko burya hari ukuntu twamamukaga mu mahamba. Inka y'Imana mukuru wayo imbabaza abahizi humura museke umena igishanga abashumba bamena ishyamba. Nguraho naho zindema yabyaye indema rugamba ku ishyamba rya Gacinya. Nzaguhunza amabere maremare nzakubangurira kuri ibihogo. Tuzataha imurambi nerega mutahira singutuka ndagutaka sinkwaka ndakwakira singusiga ndagusanga. Ningwino twigendagendere twigiriye abakobwa bakubita umutozo banyina bagakubita udutwe. Dore inyambazi wacu wa mutahira nizanga bazikama donyi zikunda bazikama vurugu ukumva no mu gicuba ngo dumburi. Na Yesu umwana w'Imana yabimpereye ubuntu niyo mpamvu yemeye kuvukira mu kiraro kandi ari umwana w'Imana wangeriwe. Imama ntizirimo ruhogo ruhoca amahembe mu rw'imizo rw'umuronko zikamifiza inkoronko n'ishyamira cumitisha amatwi amahembe agakeba imanzi. Izo zirimo indende marogambi yo nirwangiza bugara amagambo go wisumba nesumba imenega umutsinda ku gisagara cyandura guhungana ruhimbarwa ku ruhembe rw'umuhetika umugabo tumaze ijya mu itorero. Izo ndazikunda ko zikamuna njuko cyarimbanye zikazagomba amagambo ntizizamburira guhinganigira guhimba nkazazibangurira. Imama zikambivuduka nirwese kumara ubugimwe rwese cyuruganye mu cyuro zemeza mbuga imanzi nkinga muri rize mu ndayumva. Ntiyarwambaga naseruka bano bukombe bwo mu nziza ni nyamamare nyambo. Ndore ko bazuza amakuzano zurumpo ndazo nisatitera ngo mubihugu gasana gwa nkume nkondogoro. Nyembwa gwe marukutse kazabagarura nkazaheraga guverinoma. Nimunga nkunda amagaje pfize nkunda rusango. Dore ko isana rusengo rwa perezida nyembwa gwe marukutse kazabagarura nkazaheraga guverinoma. Nuko aha reka ntangire mbasuhuza mwe mukurikiye Mario Media aho muherereye hose haba mu mpande enye zose z'isi Afrika iburengerazuba iburasirazuba ndetse n'ibindi bice byose bitandukanye abadukurikira muri mu Rwanda rwa kabiri ndavuga muri diaspora mwese turabasuhuje nkubwira ngo niba utarakora subscribe kuri Mario Media aho wabutakaye kuko inkuru tuba twaguteguriye ntago zikugereraho ku gihe gikorera kugira ngo njye nkugezaho inkuru nyinshi kandi ku gihe. Uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa ko mubibona kuri kamera ni umuntu udasanzwe ni umuntu ukora ibintu byinshi bitandukanye ni umuntu twagiriwe umugisha kuganira nawe kugira ngo abashe kudusangiza ni muntu ki uyu muntu akora ibiki muraza gusobanukirwa byinshi ariko Mario Media mbahabereye kugira ngo mbaha abantu benshi batandukanye bafite témoignage bafite ibyo bakora abo bose ndabakira kugira ngo bakomeze badusangize kuri bimwe bigiye bifite akamaro. Uyu muntu rero reka dutangire tumwakira turakwakira kuri Mario Media. Ndabishimye murakoze cyane. Aha nakubonye mbonora umusore w'intarumikwa uri umusore usa neza cyane mbese navuze icyo mvuga ubundi amazina yanyu mwitwa bande? Amazina yanjye nitwa Uwizeyimana Jean Bosco Kazura. Niyo mazina yawe? Niyo mazina yanjye nyakuri. Gerageza umanure mikoro gato y'abantu ukone mu maso. Aha mwamwumvise rero Uwizeyimana Jean Bosco Kazura ni umusore w'intarumikwa ko nababwiye afite byinshi agiye kudusangiza muri aka kanya. Ubundi Uwizeye Jean Bosco Kazura ubundi ni muntu ki mu busanzwe? Gende mugari buriya urebye cyane ndi nkagasake kubareka kwisonza ibishingwe. Urebye urumva ko ndishikashike uko ngana rero burya hari uburyo tutambutsa ubutumwa bwacu mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ukaba wabwira umuntu uti
nyiricumu ry'inzunga nateye icumu rizancungura niteye ku mumaga kirajya kirangamye ubwiza ndarimo gabizana no gusha ku bukombe bw'intare Gumagoma imbonye ko rimubaga ndamushinyagurira nterega si mwebwe n'uw'ibinyamugo niko nameze intwari baze rukaraza muheta n'ubukombe bw'inyamibwa Gumagoma ingoma nazikwirwa magana abazungu bazibonye bavuga ati nkingi ni rwa kizungu ndababwira ati rega nimusigeho turusha korora n'amataje n'amatika ariko korora turabibarusha. Wow. Aha mwabyumvishe rero Uwizeyimana Jean Bosco alias Kazora, umusore ufite impano, umusore ufite byinshi ajya kudusangiza nko mwabyumvishe. Ubundi usanzwe ukora ibiki mu busanzwe? Ndahera ku kintu kijyanye no gukora mu bukwe. Gukora mu bukwe amini ibintu bijyanye no kuyobora ubukwe, kuvuga amazina y'inka kuko ni nako kazi kantunze. Aha niko kazi kagutunze. Hanyuma rero uravuze uti reka njye kwikorera ibintu byo kuyobora ubukwe mvuge amazina y'inka. Ubundi muri segonderi usanzwe wize iki kugira ngo tuze kuva mu mizi ibintu byose abantu uze kuzamuka, abantu bashe gusobanukirwa ibyo bintu? Muri segonderi wize iki kugira ngo uze kuvamo umutahira, uze kuvamo umu MC mwiza ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye uri butubwire? Muri segonderi nize ibintu bijyanye n'indimi n'ubuvanganzo, literature Ikinyarwanda n'Igifaransa, ariko nabigiyemo n'ubundi mvuga ngo ni ukujua role nari nsanzwe nkora ibintu nabikoraga ntarabyize, ariko aho mariye kubyiga ndavuga ngo reka ngende binshengere. Burya umuntu acengerwa n'ibyazi. Aya ni byo kabisa. Hanyuma uravuze uti reka ngende binshengere. Ubundi watangiye gukora nk'umu MC ryari kugira ngo abantu baze gusobanukirwa neza, bumve igihe wabitangiriye, umve naho ugeze ubu ngubu, cyane cyane ko niba warabikora gutarabyize none ukaza kubyiga urumva ko ufite experience. Wabitangiye ryari? Ibintu bijyanye no kuyobora ubukwe byo nabitangiye 2017, ariko mbere yaho nakoraga ibintu bijyanye no kuvuga amazina y'inka, ariko najya kuvuga amazina y'inka bitewe n'abantu twakoranaga, kenshi ngakunda gukorera abantu bo mu itorero Pentecote, ariko ugasanga mu gukora ubukwe bwabo n'abantu bakora ubukwe usanga ari abantu bagiye kugira, niba bagiye gusaba, twaje gusabira mu rugo rwo kwa ba Mario, ugasanga iteka tuhaje gusaba umuryango ariko wagira ngo twaje mu giterane, twaje mu by'itorero, kandi nyamara tuje mu bugiri bw'umuco bwo kugira ngo dusabe, dutange inka duhane n'abagiri. Ubwo rero genza kureba nkabona ibyo bintu ntabwo biri kunogera, ndavuga nti se ko nkora ibintu bijyanye no kuyobora no kuvuga amazina y'inka mini, ntabwo nashyiramo ikintu kijyanye no kuyobora ubukwe. Ubwo nibwo buryo rero naje gutangira urwo rugendo rwo kuyobora ubukwe, ariko ndebye ibigezweho, yari mfatiye ibintu biriho, nabona abantu basengera muri ADPR bajya kuyobora ubukwe nkabona ikintu cyose arakoresha iby'Imana, kandi twagiye nyamara gusaba, twagiye gusabira mu muryango. Nkababwira ati byibura bibaye byiza mwazajya ibintu by'Imana tukabikorera ku rusengero, noneho ibintu bijyanye n'umuco twagira mu muryango tukaba ari byo twibandaho. So ni icyo kintu cyatumye nkunda ibintu byo kuyobora ubukwe. Wow, aha ni urugendo rutari rworoshye, ni inzira nyinshi birumvikana, wabonye na challenge nyinshi. Hanyuma rero uravuga uti njyewe reka mpitemo gushyiramo innovation yanjye, urumva ko watangiriye kuri kimwe ugera ku kindi, urumva ko ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byiza cyane. Ubundi aka kanya ugereranyije umaze gukora mu birori bingana iki? Urebye buriya simbizi, ntabwo mbizi burya ibintu natangiye muri uyu mwaka kugira ngo hazashire igihe habonye ubukwe muramo, iyo hirengutse ibyumweru bibiri
mba numva abantu baribagiwe. uba baribagiwe niba ngo buri gihe uba ufite ubukwe. Igihe kinini mba mfite ubukwe kuko ngerageza gutanga ubutumwa bwumvikana. Haba mu kuyobora ubukwe ndetse no kuvuga amazina y'inka. Kuri system literaire hari ibyo tuvuga ngo ni tange twisters. Tuzanamo tunanira baswa. Tunanira baswa. Hanyuma umaze gukora ubukwe bwinshi cyane ku myaka ufite n'ukuntu nkubona nyine ni ibintu biba bitangaje. Jewe rimwe nigeze kugeraho uyobora ubukwe numva nanjye ngize amatsiko yo kuba wayobora ubwanjye, wenda sinzi ngo buzaba ryari, ariko nta wundi muyobozi uzanyoborera ubukwe kabisa, ko numvishe ukora ibintu byawe neza kandi abantu benshi barabikunze. Numva nanjye ngize amatsiko, ngize n'ishyari ariko ryiza, ndavuga ati byanga byakunda nta kuntu utamuye mu bukwe bwanjye, ko numvishe ari sawa cyane. Abantu rero bashobora kugira ngo wenda nabapfunyikiye cyangwa turababeshya, ndagira ngo uze gukora mu nganzo gatoya babashe gusobanukirwa, babashe kumva neza ko ibyo uvuga atari ukubeshya. Ushobora kuza nk'umutahira, ushobora kuza nk'umuyobozi, cyane ko numvishe ukora ibindi bintu byinshi nabyo turi buze kugarukaho ruguru. Ndagira ngo ubakorere mu nganzo gatoya babashe kumva umuntu turi kumwe wa nyawe, batagira ngo twabapfunyishiye. Reka rero mbere ku bintu bijyanye no kuyobora ubukwe, kugira ngo nyamara nze kuza muri gahunda yo kubabwira indi domaine y'amazina y'inka. Mpereye ku bintu bijyanye no kuyobora ubukwe. Iyo turi kuyobora ubukwe hari ibintu akenshi burya nanjye nagendeho mvuga ngo nzatandukane n'ibintu nirirwa mbona kenshi biba mu bantu. Ndatangira ntanga ikaze. Reka rero mbabwire ngo muryango mugari nagira ngo rero basore beza barusha bandi gusoreka imisezeri misari mutambuka mudaseta ibirenge, mutambuke mu ntambwe zino bitaga ingabo nziza. Ndagira nti kubaza Nyirarumaga akabanye na Ruganzu dore wa kabiri tugitarama Rwanda tukirindira gutarama mu Rwanda. Reka rero mbanze kubasa mutambuka mudaseta ibirenge, musanze muzamuhundo muze mushinga uruti rw'umugongo ku murongo umwe. Burya muryango wacu kwa Mari burya tugira uburyo twakira abantu, kandi buryo twakira abantu ntabwo tubakiriza amashyi n'impundu by'urukatsa, tubatura imitwa. Twamara kubatura imitwa tukavuga nti ibicuma bicitse iwacu umuryango wacu kwa Mari tugira uburyo dutarama. Muraza kunyemerera mbwire dushiki twangiye tubiri harimo ako bitabanguka natebuka. Nze gusa umwuzukuru w'umuzungu yegera umurya w'inanga aducurangira inzebe, nihaze mu ryumba zongeke n'indoha, nihaza mu mugendo atanaga ibiramvu abibaruza insereke, nge nawe ducyura inganji batura baraza kuza kuduha imporirane. Reka rero umuryango mugari ubwo mu kigeta ntanga yaravuyeho, mubyanya kugira inka n'abana barambwiye ngo uzajye nakira abasore tungana, abasaza bandi tuzajya bakira. Nari mbonye rero intore zitugendere zirongojwe n'umubyeyi Mario. Kugira ngo rero mu b'Amerika kandi nzi neza ko uwo muhaye ikaze ngikazana n'ikazi. Reka rero umubyeyi nyakugira inka n'abana biri nta gasiga turasubira n'iyashaha. Aho ngaho nakiraga abantu. Ngira ngo mwamwumvishe haragira ati nakiraga abantu. Mbese ni ibintu biri fani cyane. Ngira ngo uyu musore utamutumiye mu bukwe rwose ntacyo wawe. Dore amagambo aryoheye amatwi, dore amagambo koko. Nyine hari igihe nyine umuntu akora akantu gatoya ukumva nyine agukoze ku ndiba y'umutima, ubundi kugira ngo ayo magambo uba ugenda uvuga uyakura hehe? Urabyitekereza ukabiterateranya, bigenda bite? Burya sinzi umuhanzi cyangwa umuntu ukora ikintu agashyiraho ikintu kitari kiriho, uwo muntu aba ari umuntu muzima. Ntabwo ndapanuka mu mutwe ku buryo ushobora gufata ijambo, kandi burya ngo ubwenge burarahurwa. Naritonze rero nirinda kurahura ivu. Kahise warahuye neza. Narahuye neza, kandi burya ngira ngo nzajye mbwira n'aba basore niba uri umuntu ukora, waba ari umuziki, waba ukora ubugeni, buri kintu cyose kijyanye no kuba ugiye gushyiraho ibintu bitari bimenyerewe biriho, mbese no kugira ngo wigaragarize abantu,
wakwirinda kujya ufata ikintu uvuga ngo nimfata iki ngiki nicyo kiri buze kunkoresha. Ukunda gusanga niba ndi umuhanzi mvuga ngo ndabanza afata kuka k'abapapa, kandi nyamara hari igihe ushobora gufata kuka k'abapapa wita ngo nta kuka k'abapapa wajya gutanga ibitekera imvuzo. Ubwo rero nagira ngo nkwereke ko byibura ntago ndarengerana icyiza mu by'ukuri. Mboneraho no kujya mbashima, twarahuye koko mu bukwe nk'uko wabivuze, ndavuga ati nanjye nzagira ishyaka ryo kongera guhura namwe. Ibi ngibi byampaye imbaraga no kuvuga ngo nzakure cyane nituzahura. Dushobora kuzahura nsa neza, meze nk'uwoza urume, nkakubwira ati nimpamo njyewe nawe nituramuka dupfuye tuzajye kwibera mu murima w'ibisheke. Ati tuzajya kwibera mu murima w'ibisheke. Aha, mba numiwe kubera ko ntago ari kenshi uzasanga abasore bangana nawe bafite amagambo aryoheye amatwi bigeze aho ngaho. Aha rero hari byinshi wavuze, hari amagambo menshi kandi meza wavuze, ngira ngo abantu badukurikiye nkwibutsa ko uyu ni umu MC akaba n'umutahira, akora ibintu byinshi bitandukanye. Ubundi nyuma yo kuba umu MC no kuba umutahira, ni ikihe kindi kintu ukora? Ikindi kintu nkora buriya nkora sinkubeshye wowe ukabyara. Ubundi nagiraga ikintu cyo kugenda nkirarira iragwe, nkajya mu rugo ngiye kuzunguza inka, yenda nkajya mu rugo nkajya kuragira izo nka z'ababyeyi. Ariko donc nkaba nakoraga n'ubundi bintu bijyanye narifite akazi kajyanye no gucuruza ibikoresho by'abageni mu mujyi wa Nyamata. Kenshi ugeze mu mujyi wa Nyamata hari ahantu dukorera, ariko iyo ntakoze nyuma y'ako kazi bafite umwanya wo kuvuga ngo ngiye kwivuko. Aha, izo ni wishes z'abasore bose cyangwa se abantu bafite aho bakomoka. Hanyuma watubwiye kuri n'umutahira, turagira ngo noneho uze kudushyiraho akantu k'abatahira kugira ngo abantu bafite ubukwe baze kuvuga ko bagomba kuguhamagara ugakora mu bukwe bwabo, cyane ko biriya bintu nasanze ari ibintu bibamo experience kandi iyo ubikoze neza bigenda neza cyane. Uyu rero murabona ko ni umusore kandi yabishobora. Iyo tuvuze umutahira muraza gusobanukirwa uwo ari we n'abakorera mu nganzo gatoya. Turagira ngo dushyirireho akantu gatoya twumve umutahira uwo ari we. Murakoze cyane. Buriya ndagira ngo mbanze mbwire abantu bakurikirana Mario Media TV, hari intuze ikintu kijyanye no gutahira ndetse no kuvuga amazina y'ibintu. Burya hari uburyo utangira uvuga amahamba, akaba n'uburyo wamamuka uvuga amazina y'inka. Ni ibintu bitandukanye. Burya mu mahamba nigeze kukubwira ko nakundaga kureba iby'itorero. Ndavuga ngo n'ubundi amahamba yanjye nzajya nyakura mu bintu bijyanye n'itorero. Bya ADPR ni itorero rikunda ibintu ibijemo Imana cyane. Ndaza kugushyiraho umubangutso kugira ngo ngire bwango namamuke nze guha mikoro n'abandi. Ariko burya hari ukuntu twamamukaga mu mahamba. Inka y'Imana mukuru wayo imbabaza abahizi, humura museke umena igishanga abashumba bamena ishyamba. Nguraho naho zindema yabyaye indema rugamba ku ishyamba rya Gacinya. Nzaguhunza amabere maremare, nzakubangurira kuri ibihogo, ntuzataha imurambi. Nerega mutahira singutuka, ndagutaka sinkwaka, ndakwakira singusiga, ndagusanga. Ningwino twigendagendere twigiriye abakobwa bakubita umutozo, banyina bagakubita udutwe. Dore inyambazi wacu wa mutahira, nizanga bazikama donyi zikunda bazikama vurugu, ukumva no mu gicuba ngo dumburi. Na Yesu umwana w'Imana yabimpereye ubuntu, niyo mpamvu yemeye kuvukira mu kiraro kandi ari umwana w'Imana wangeriwe.
imama ntizirimo ruhogo ruhoto amahembe mu rwimizo rw'umurongo zikama imfizi inkoronko n'ishyamira cumitisha amatwi amahembe agakeba imanzi izo zirimo indende amarogambi yo nirwangiza bugara amagwamo go wisumba nesumba iminaga umutsinda ku gisagara cyandura guhungana ruhimbarwa ku ruhembe rw'umuhetika umugabo tumaze jya mu itorero izo ndazikunda ko zikamuna njuruko cyarimbanye zikazagomba amagabo ntizizambuje guhinganigira guhimba nkazazibangurira imama zikambivuduka nirwese kumara mu gimirwe zicuruganye mu cyuro zimeza mbuga imanzi nkinga muri rize mu ndayumva ntiyarwambuga naseruka bano bukombe bwo mu nziza ni nyamamare y'inyambo ndareke bazubiza amakuzano z'urumpo ndazo nisatitera ngo bivuga igasanagwa nk'umuya nkondogoro nyembwa gwema rukutse kazabagarura nkazaheraga guverinoma nimo nkunda amagaje pfize nkunda rusango dore ko isana rusengo rwa perezida nyembwa gwema rukutse kazabagarura nkazaheraga guverinoma nuko ngana guma wamfura we yewe tugumane nubwo guma yahagaze namwe izabagira imirangirire mu bindi mwakoze murakoze cyane aha ngira ngo mwamwumvishe rero ukuntu havuga amazina y'inka mu by'ukuri ni ibintu biryoheye amatwi ni ibintu ushobora kumva ko amata yabyaye amavuta narababwiye ngo uyu musore ubundi ngewe nkikubona ntago abantu wenda baze kunyumva neza nkikubona ngiye numvishe ukuntu ugenda uvuga amajambo menshi kandi meza ndavuga nti ebana uko byagenda kose bitinda ariko iminsi yiba myinshi igahimwa n'umwe gusa nivuga ngo rero umunsi nakoze ubu uri tayari kabisa uri tayari kuko nakunze ibintu byawe nakunze uko ukora nakunze uburyo utegura ibintu byawe harimo na discipline nyinshi ndetse mbona ni ibintu byiza cyane hanyuma rero nyuma y'ibyo ngibyo nta yindi mpano ufite ku ruhande yindi iyindi mpano ndayifite nkunda gukina utuntu tw'udusketch mu bintu bijyanye na komedi ndetse komedi z'urwenya dushobora kuba twakwita hari udusketch tuba ari intuze ari komedi ndetse dushobora kuba twavamo n'udufilme ariko dutanga ubutumwa bwumvikana ubwo rero ibyo bintu ndabikora bishoboka mwazadufasha ntamwe mugererayo abantu ahantu batakwigerera mbashimira mbonera no kubashimira icyizere mutugirira ndetse no kugira mu baturage mukatubaza ngese ubayeho ute tukakubwira uburyo tubayeho kugira ngo bisangize n'abandi ndetse n'ufite ayo marangamutima abashe kumva ko atari wenyine rero icyo kintu kijyanye n'udusketch nkina gukora utuntu tujyanye n'urwenya nigeze mbona ushobora kureba umuntu ukuntu abayeho ngahita mbihangamo umukino kugira ngo mbashe no kugaragariza n'undi muntu wese waba ari mu kigero cye cyangwa yaba ari muri iyo gahunda ko atari wenyine hari abandi bameze nkawe aha ni byiza cyane ni impano nyinshi cyane hanyuma ufatanya ute kuba wakina amasketch amakomedi ndetse ukabifatanya n'izo mpano zindi zose twumvishe haruguru ibi bintu bihuza gute ibintu bijyanye n'amasketch urwo rwenya rwo burya no mu bukwe akenshi burya abantu bagutumira bazi neza ko uri buze gufasha abantu batumiye kubasusurutsa utazagenda kuyobora ubukwe wajya kuyobora ubukwe abantu bakajya wumva wuzuye umwuka nyamara hari n'igihe abantu tugaragaza ko twuzuye umwuka nyamara ari umwotsi nyamara ari umwotsi ariko ukavuga ngo niba umuntu yantumiye mu bukwe bwe ndagenda harimo anziho ibyo bintu byo gususurutsa abantu ninza kugenda nkamukorera ibintu bifite umurongo ejo n'undi buhambonera aravuga ngo uriya muntu akora ibintu byiza uzamutumire icyo nicyo gituma rero kenshi kuyobora ubukwe basaba ngo ube uri umuntu uri sociable kuvugira inka nabyo bisaba ngo ube uri umuntu
ufite ubunararivuze. Aha, hanyuma rero ibyo byose urabikoze bigenda neza. Ntekereza ko ahantu hose ugiye ariko ugiye gukora nk'ako kazi uhita uhakura ikindi kiraka bitewe n'uko ibintu byawe birisobanura birivugira kabisa cyane, niko bigenda. Aha, hanyuma rero nk'umuntu ufite ubukwe yagukura hehe, ni gute yakubona kugira ngo ubashe kumufasha, kugira ngo ubashe kumuyoborera ubukwe cyangwa se kuvugamo amazina y'inka, ni gute yakubona? Uburyo yambonamo hari nimero ya telefone. Nimero ya telefone ni 078 27 43 730. Iyo ngiyo niyo wampamagara n'ubutwari nkwita abantu bugabo rwose. Ahandi ni imbuga nkoranyambaga ari kuri Facebook nkoresha Jean Bosco Kazora, kuri Instagram nkoresha Jean Bosco Kazora. Aho ngaho ugiyeho urambona. Hari ifoto yanjye isa nkaho nabukereye ndi mu gitaramo bahita bakubona. Aha, mwabyumvishe rero. Hanyuma kugira ngo uyobore ubukwe bw'umuntu bisaba iki? We bimusaba iki kugira ngo umuyoborere ubukwe? Singiye kubica kure, burya icyambere ni amafaranga. Ariko bivuze ko amafaranga ariyo yaza imbere bitewe n'ukuntu umuntu mwaganiriye yakwigaragaje, wamubonye nawe ushobora no kumubwira ngo reka tubirenze amazi y'urukebano, nzaza ngukorere nta cyacumi nkwatse. Aha, aho hanyuma rero tugera ku musozo, niki wabwira abantu bose muri rusange badukurikiye muri aka kanya? Abantu ikintu nababwira, reka mbanze shimire Mario Media TV. Asante sana. Yafashe umwanya ikansura ikangendera kugira ngo byibura imbaze uburyo mbayeho, kugira ngo shimire n'umuntu wese yabanze ubwire ngo gira amahoro n'amahirwe. Kandi burya guceceka si ubupfura bucya, ahubwo no gucengerwa n'ibyuzi. Mbwira n'abantu urubyiruko tungana, urubyiruko ruri mu myaka 22, 23, niba warasoje kwiga, wararangije kwiga, yewe nubwo waba utari kwiga, gerageza ahantu uvuka ureke kuhabera icyondi. Ntuhabere icyondi, ntube ari we hubera imbogamizi abahatuye ngo bajye bumva ngo kanaka Bosco niwe nicyo kirara kigenda kikanywa. Hari ibintu twita za kamburu wayini, za ubwonko. Reka ntugende ngo uheranwe n'ibyo bintu, ahubwo niba hari impano ufite ubwije ukuri. Mario Media TV ndayishima, ni abantu bagera ku bantu bose, ntago bita ku kigero, ntago bita ku ikofi, ntago bita ku kintu cyose ufite bakwakira ukuri. Nshimire rero n'abantu baba banzi, abantu bandumira mu bukwe, ndababwira ngo Imana nibahe amahoro. Kandi murakoze cyane, mwarakoze kugira icyo cyizere, ndetse n'abandi baba bari mu nzira zo kuntumira babwire ngo nimumfashe ndacyari mu nzira y'amajyambere. Shima n'u Rwanda, mujye muzirikana kuko umuco ndetse n'abantu bagikomeye ku muco baracyahari. Aha, barakoze cyane. Abantu rero mwakurikiye kino kiganiro mwumvishe impano uyu musore afite impano y'akataraboneka. Ni impano idafitwe n'abantu abari bo bose. Ngira ngo niba wakunze uburyo ki yagukorera ibintu, cyangwa se niba wakurikiye neza mwumvishe step by step uburyo yagiye acamo kugezana n'iyi saha, uyu musore rero ashobora kugukorera ubukwe bwawe kandi neza, ashobora kukuyoborera ubukwe rwose ibintu bikagenda neza, amataka byara amavuta ntibagucishemo ijisho. Ngira ngo kandi nkubwire ngo nimero yiwe nubwo yayivuze ndaza kwishyira munsi, muraza kuyibona hasi rwose, muze kumuhamagara. Hanyuma ufite ubukwe yagufashe ndetse abashe gutwara ibintu byawe neza uko ubishaka. Ngira ngo nibutse abandi bantu bose bafite impano, kuri Mario Media amarembo arafunguye, muze tubafashe kugira ngo mubashe kumenyekanisha ibintu byanyu, impano zanyu zizamuke, zireke kuguma hasi. Ngira ngo yababwiye ngo niba waravukiye ahantu ntago ari ngombwa ko ugomba kubabera ikigeragezo,
ahubwo niwe wakabaye wa mbere kugira ngo ahantu uturuka habashe gutera imbere. Niba rero ufite iyo mpano ushobora kugufasha gutera imbere, ngwino kuri Mario Media nkwakire. Mfite nimero nyishyiraho munsi aho ngaho kugira ngo bashe kwibona. Urayibona yanditseho Mario Media. Reka nayikubwire ni 0786599219 niyo nimero ya Mario Media. Urampamagara cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp, kuri Facebook ni Mario Agasaro, kuri Instagram ni Mario Agasaro n'ubundi nk'ibisanzwe. Hanyuma tugakomeza tugahanahana ibitekerezo. Reka ngushimire wakomeje kubana natwe ukemera gukora subscribe, ngira ngo ubwire ngo ngende Mario nk'ibisanzwe, kandi turagushimiye nawe ko wabanye natwe ukemera ko tuganira. Murakoze cyane. Aha, ubutaha rero nizere kuzasubwira ko hari ibiraka byinshi byavuye kuri Mario Media. Cyane murakoze cyane, ntabwo nzatinda kubabwira. Aha, murakoze cyane rero, nkubwira ngo nibitarasukora subscribe yikore kugira ngo ibiganiro naguteguriye umunsi kuwundi bikugereho kandi neza. Ubwira ngo ndahari kugira ngo njye nguha amakuru atari hivumbi, nkugeze impano nyinshi zitandukanye, haba local talent ndetse n'izindi nyinshi mutamenyereye. Reka mbabwire ngo nimuhorane Imana, ndabifuriza amahoro n'amafaranga. Imana ibandebera icyoroshye. Naho ubutaha.